ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Jean Muhirwa nongeye kubasuza. Reka tuganire ku mpamvu u Rwanda ruri gufatirwa ibihano. Turebe impamvu no kubera iki u Rwanda ruri gufatirwa ibihano, bitewe n'iki amahanga yose kugira ngo asimbuke. Kandaho nanone ukande like kugira ngo iyi message igere ku bantu bose benshi, kuko iyo ukoze like nibwo message igera ku bantu benshi. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov maze anachnu cholochim lilochot hayom. Ndashuje nanone mu izina ry'Uwiteka ushobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakob. Uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba impamvu u Rwanda rufatiwe ibihano. Nukuri iki u Rwanda rwafatiwe ibihano? Uzi neza ko mara nkubwira ko ari ubuhanuzi bw'inkone ebyiri. Ubwoko bwa Yuda buri muri Amerika, bari abirabura bari muri Amerika bagomba kuzahura n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika, bwiganje hariya muri bihugu byacu by'ibiyaga bigari no hirya no hino mu zindi mpande za Afrika, bakazaba bagomba guhura, kuko ni ubuhanuzi bw'inkone ebyiri. Ariko tuvuye ku by'ubuhanuzi tukajya ku by'amaso ya muntu abona nuko abantu babitekereza, reka turebe impamvu u Rwanda rufatiwe ibihano. Twese turabizi ko n'amabuye n'ubukungu bwa Kongo buri gutuma ibihugu byose bihaguruka by'amahanga, ariko no kubera iki byahagurutse. Nanjye cyozo narakibaje ndakibaza kubera iki ababirigi basimbutse, abadage bagasimbuka, abongereza bagasimbuka, abanyamerika bagasimbuka, Canada igasimbuka, bose bagahita basimbukira icyarimwe bagasimbukira ku Rwanda. Niki kibaye? U Rwanda niki rwakoze kidasanzwe? Kanze mbigusobanure rero nawe ubyumve kugira ngo ukanguke, noneho tumenye koko icyo u Rwanda rwacu ruzira. Ndakubwira nti iteka Rwanda niki wagomeye Imana? Wagomeye iki Imana kugira ngo u Rwanda ruhorane ibibazo bimeze kuriya by'urudaca? Nga jenoside, nga ibibazo bya Kongo, nga amahanga gufata ibihano. Ariko reka tubyinjiremo turebe icyo u Rwanda ruri kuzira, rurazira iki. Wibuka ko hashize imyaka nk'itanu nimba nibuka neza, mbona kugiye bandika ko u Rwanda rufite uruganda ruri gutunganya zahabu. Urabyumva? U Rwanda rufite uruganda rutunganya zahabu, kandi mwene izo nganda nta handi hantu ziba urebye muri Afrika hari. Nyuma ya Afrika y'Epfo n'ikindi gihugu kimwe n'u Rwanda, ibindi biba hanze mu bihugu by'amahanga. Ni ukuvuga ngo bari bamenyereye kuza kwiba izo zahabu bagahita bazijyana iwabo bakazifatira ubuntu. Ni ukuvuga ngo rero ukoze uruganda rukora zahabu uri kwitambika muri gahunda zabo z'ubusahuzi n'ubujura. Ni ukuvuga bya bindi byose byavaga iyo ngiyo Kongo bihita bizamuka mu bazungu, biri kunyura mu Rwanda bigatunganywa, noneho n'u Rwanda narwo rukabigurisha ku isoko mpuzamahanga, hakaba competition, hakaba iryo piganwa. Noneho babandi baramenyere kubyiba ku buntu, abazungu bakayatamo zabo zigata agaciro, kubera ko nyine babonye undi muntu uzitangira wenda ku giciro kiri hasi gatoya. Ariko icyo ntabwo ari ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo no gutunganya iyo zahabu nibo bayitunganyiriza iyo ngiyo mu mahanga, muri za Burayi, za Amerika no hirya no hino. Iyo zahabu izahenda abantu bajya kwitunganyishayo, leta baza mu Rwanda nyine ko u Rwanda rwo ruri hafi. Ibyo rero byabayeho, barabireka barabyemera, baravuga bati okay, uru Rwanda reka turureke gutya, wenda ni amahire kuko dufite ibyo tugabana, ibyo tuziranyeho. Barajyayo natwe tukajyayo, nta usaranwa n'undi. Ariko reba aho byahumiye ku mirari, byapfiriye rero. Wibuke iriya ntambara ya M23 yahoragaho ikabiriyo, ariko ntabwo byari byarahagurukije abazungu. Niyo mpamvu namye nibaza, ariko MONUSCO iri hariya kweri imaze iki? Nza gutekereza nsanga MONUSCO igamije kurebera abasahura. Ziriya ni ingabo bashyira hariya ngo zigiye kurinda umutekano n'amahoro, kumbi zirimo zirakingira ikibaba abantu basahura biba amabuye. Nicyo bamazeyo. None se wambwira ko hamaze iki?
ni abarinzi. Ibihugu twarakubititse kweli. Ibaze kwiba amabuye bakazana n'abantu b'abanyafrika bene wabo bakaroba babicungera bakabicunga kugira ngo babone uko biba neza, bakaba bazi ko bagiye nyine bari ku mahoro, bakabona $200 200 ku kwezi 300 bagataha bakumva ko bakoze igikorwa cyo kujya mu gucunga umutekano muri Kongo. Urumva ibyo bibazo birababaje cyane. None rero aho M23 ibyukirije imirwano igafata biriya bice byose, no kuvuga biriya bice byose yafashe byari birimo amakompanyi y'abazungu acukura zahabu. N'ubu ngubu none urabyumvise, niyo mpamvu bose bahise basimbuka baravuga urabona inyeshyamba yose zifashe ahantu zitazifata hanze zigahita zirukana abantu bose barimo, ibikorwa byose bigahita bihinduka iby'amakontrabasi n'ibiki byose. Niyo mpamvu bose bahise basimbuka. None ndabona ubyumvise neza, ni ukuvuga ngo aho bacukuraga bibaga hose bahise berukana ubwo butipe bwa MONUSCO. Ariyo mpamvu bari abo muri Afrika y'Epfo bahapfiriye bose, baragenda barahunga. Noneho ya mahanga, Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage, za Canada, za Amerika zose zacukuraga barazirukana bazihavana. Ariyo mpamvu wabona wenda ntiwanamenya, wenda kandi n'u Rwanda rushaka byose kubizana ngo rubizane mu Rwanda ntiwamenya, akaba ariyo mpamvu bahise bahaguruka kuriya kuntu bahita bafata ibihano byihuse. Noneho ngira ngo birasobanutse. Urumva ko baba bakuye amata ku munwa nyine. Ibaza amamiliyoni n'amamiliyari y'amadolari yararimo. Tuvuge ushobora no gusanga nk'ikiro cya zahabu kigura hafi n'ibihumbi 400 cyangwa 500 by'idolari. Tekezaho n'amatoni n'amatoni, naho bari mu matoni ureba mu miliyoni n'amamiliyari arimo y'amadolari. Ni ukuvuga ngo ayo makontra, ayo makompanyi yose n'ayo makontra yose muri ubwo buce za M23 zafashe byose bibaye ubusa. Kandi noneho uhafite ingabo nyine niwe kibamba, ntabwo uzajyayo utabatse uruhushya, nta kintu kimwe uzakurayo. Nuva ni bukasi ugakata burundu. Ibyo barimo batekereza, ibyo batugaragariza byonyine biriya bihano n'umujinya birahita bigaragaza umujinya. Nta kuntu wabona Ababiligi, Abongereza, Abadage, Abanyamerika, Abakanada bose n'Abafaransa nabuze ko bemeye ko ngo nibo batumye u Rwanda rufatirwa ibihano. Urumva Abafaransa cyane cyane baba ahantu hose urabizi, nuvuga amakompanyi yabo yose. Urumva niyo mwaho muryaryana na perezida w'u Rwanda ryajyana na perezida w'Ubufaransa, turabizi neza ko banze kwemera jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo nta cyizere ushobora kubagirira. Noneho niba bakuryariye mukaryaryana, ukuri nyakuri kugaragara muri ibibazo. Urumva ko amakompanyi y'Abafaransa yirukanwa hariya, bataye nyine amafaranga bahabonaga. Ubufaransa bitabuza hanze, bitavuga ko bwagize uruhare mu gufatira u Rwanda ibihano. Urabyumva? Niyo shusho nyine y'abazungu bahita bakwiyereka burundu. Narabikubwiye, urumva ko u Rwanda ruri kuzira nyine ko barwitirira M23, akaba ngari ko ruri nyuma ya M23 none ikabafasha ubwo buce bacukuragamo basahuragamo bakaba babirukanye. Nicyo kintu u Rwanda rurimo rurazira. Noneho urabyumva, urumva ko ni match ndende ikomeye kugira ngo yisobanurire niyadapfa nyiri urwara tugisanga. Niyo mpamvu njya mbivuga, hari ibintu mvuga nta nazi yo bivuye cyangwa ntazi bijya niyo biva, ariko nkavuga ntibyibuze, nkavuga nti wenda niyadapfa nyiri urwara tugisanga. Ibaze nawe amakontra y'abazungu nk'uko amamiliyari n'amamiliyari, ntago ari Umubirigi gusa birukanye. Urumva ko dize tumenya ko niyo ndaro yabo Abafaransa, Abadage, Abongereza, Abanyamerika bose bajya gusahura muri kariya karere. Urumva ko tubimenye, ubu abantu batangiye kubimenya. Urumva baravuga ngo bafashe ibihano by'ubukungu kubera iki? Ntago ari kubera ngo M23 yari hari igihe kirekire, kuki batari barafata ibihano by'ubukungu? Ni ukuvuga ngo u Rwanda uko rugenda rukura, ni ukuvuga ngo iyo ufashe ibintu ugatangira gukora ibintu ukabona biri gucamo, ukabona biri kugenda bizamuka, noneho nawe ubona utangiye gutera imbere ufite, ariko hari ahantu bari abantu baza kudusahura wahabavana tukabirukana, noneho twahita tubifata abari tutubizana. Reka mve ikintu cyantangaje natekereje, cyantangaje rero cyansekeje, niba nawe kitagusetsa simbizi. Biriya bice bya Kongo, Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, turabizi mu mateka ko byahoze ari ibice by'u Rwanda. Ibaze kuri muri ibyo bice, tuvuga niyo tutabyita by'u Rwanda uyu munsi tukabyita ibya Kongo, ukaburiyo noneho umuzungu akava ikantarange w'Umubirigi, w'Umudage, w'Umwongereza, w'Umufaransa, w'Umunyamerika, w'Umukanada
akavangaje kugufatira ibihano kubera ko uri ku butaka bw'ikindi gihugu cya Afurika. Weho utamufatiye ibihano ko yavuye ikanaranye mu mugabane wabo w'Uburayi na Amerika akaza gusahura muri Afurika. Ngaho mbwira kugira ngo umuntu agufatira ibihano ku butaka bwahoze ari ubwawe, ku butaka bwa Afurika, araharari gusahura, we akumva ko nta muntu amufatira ibihano. Ariko niki twagomeye Imana koko? Niki twagomeye Imana? Ndavuga ati Imana, Abanyafurika cyane cyane Abanyarwanda, niki twagomeye Imana? Umuntu avuye ikanaragiye mu Burayi, za Amerika, za Canada yo ngiyo, araje kubera kuri ku butaka bwahoze ari ubwawe, agufatiye ibihano ngo kubera ko uri kuri ubwo butaka kandi bwahoze ari ubwawe. Ari nayo mpamvu natanze rwa rugero rw'ukuntu bagombye kuba bari indishyi z'akababaro za Jenoside yakorewe Abatutsi ubuziraherezo. Umuntu ukugomba indishyi z'ubuziraherezo za Jenoside yakorewe Abatutsi, bugacya akavuga ngo agufatiye ibihano by'ubukungu. Urumva ni ibintu bisekeje bitwenza umugani w'Abarundi, kuba uri muri Afurika, uri umunyafurika, ku butaka bwahoze ari ubwawe, umuntu akavikana rangi yo ngiyo mu Burayi na za Amerika akavangaje kugufatira ibihano kubera ko uri ku butaka bwahoze ari ubwawe. Ibyo bintu ndabitekereza, ibintu n'ibyo bikansetsa gusa, biransetsa, ariko mbagira ngo bibasangize namwe mukanguke murebe, mwibaze impamvu ni ukubera icyo u Rwanda rufata ibihano. Mu kubera iyo zahabu nyine batunganya, ntabwo bashaka ko hari umuntu watera imbere. U Rwanda rumwe rwateye imbere, bararwihorera. Urumva ko iyo utera imbere nawe ugenda wunguka ibintu, wunguka ubwenge, uhita ubona ko nyine ibyo abazungu bakora ari ibintu bidahwitse, ari ukwirukana bakava ku mugabane wacu. Niko tuzabohoka, aribyo bizashyirira kuri bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri, uko ubwoko bw'Imana buzaza hamwe. Nibyo biri kujya mbere rero. Niyo mpamvu ubona ukabona ukuntu wese bafata biriya bihano bihanukiye batitangiriye. Urabona, sinzi ukuntu wabyita, njyewe mbona bimeze nk'aho byisutse ku munsi we kabisa. Twabyita icyumweru kimwe, ariko ukuntu byisukiranye. Baravuze abantu batuvanye amata ku munwa, reka tukwereke, tugomba guhaguruka. Babavanye amata ku munwa nyine. Niyo mpamvu tuzi neza ko ari cyo bari kuziza u Rwanda. Bararuziza zahabu itunganya, ubwo bavuga ngo ruri nyuma ya M23, ariko izo business n'ubwo bukungu bari kuziza u Rwanda. Ngayo nguko rero, kanguka umenye ibyo abazungu baba bakwifuriza, umenye ko abazungu nta kintu na kimwe cyiza bakwifuriza, kuko niyo badatuma watera imbere kugira ngo nawe ushyire ibiryo ku isahane y'umunyagihugu wawe. Niki kindi se waba batezeho? Baragucenga nyine, bakagutererana, bakaguhererekanywa, nkuko mara nkubwira, warangiza wareba nabi bakakwivuna. Niko bakora nizo gahunda zabo. Ariko ubazi nyine ugomba kubagendera kure, kuko utabagendeye kure zakwereka abari. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom. Toda haba. Tov meyot.